Kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana akomeza ganze, ubuntu bwa Mwuka Wera bukomeze buganze kuri mwe. Tubifurije ikaze, tubaha ikaze muri buri kimwe cyose. Tugeze muri wa mwanya wa mbere y'uko nko kubika. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ubwiza bw'Imana bukomeze buganze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya nanone Imana yongeye kuduha kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi muri iri jambo narimo dusengeramo. Duhaye ikaze abakoze subscribe. Niba nawe utarayikora, uyu ni wo mwanya wo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Ikindi kandi ubisangize n'abandi, ukoreshe yanditse uduhe na comment utubwira niba hari ibintu twakosora. Ndabizi neza ko buri kintu cyose ugiramo uruhare Imana izaguha umugisha. Rero muri aka kanya, niba nawe utarakora subscribe, twagushishikariza kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Kandi ndabizi neza yuko utazicuza kubana natwe, kuko Imana izaguha umugisha iburyo n'ibumoso. Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya rero Imana iduhaye ijambo, ni umwanya Imana ishatse kuganira natwe. Imana iri kumpira ijambo. Imana yambwiye ngo aho uri atari udakwiriye kuba, Imana igiye kuhagukura. Ahantu wari wicaye utari ukwiriye kuba, Imana igiye kuhagukura mu izina rya Yesu. Imibereho wari urimo utari ukwiriye kuba urimo, Imana igiye kuyigukuramo mu izina rya Yesu. Imigambi abana b'abantu bari bagufitiye itari ikwiye kuba ifitwe mu mitima yabo, Imana igiye kuyisiba, kandi Imana igiye kukurengera mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana impaye ijambo tugiye gusoma mu gitabo cyo Kuva, ibice 3 umurongo waho wa 2 n'uwa 3. Aravuga ngo igitabo cyo Kuva ibice byaho ni 3 umurongo wa 2 n'uwa 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo marayika w'Uwiteka aramubonekera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamo umuriro cyakongoka. Maze Mose aribwira ati, reka ntambike ndebe iri shyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo Imana impaye, Imana irambwiye ngo aho wari uri utari ukwiriye kuba uri, Imana igiye kuza kwagukura mu izina rya Yesu. Imana igiye kugushyira mu mwanya ukwiriye kugira ngo ubemo. Imana igiye kuza kwitamurura. Imana igiye kuza kukurengera mu izina rya Yesu. Imana igiye kuza kukurwanirira. Muri uyu mwanya ndimo ndabona Imana igushyiraho amasezerano mashya, kandi Uwiteka Imana agiye kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Iri ni ijambo dusomye. Iri jambo ni ijambo tubwiwe, kandi turibwirwa ari ubushobozi bw'Uwiteka Imana. Turabizi ngo ise wa Mose yitwa Amuramu, nyina wa Mose akitwa Yokebedi, mukuru wa Mose akitwa Aroni, naho mushiki we akitwa Miriyamu. Aba bantu nibo bari muri staff cyangwa se muri komite y'umuhamagaro wa Mose, kandi bagiye bakora akazi gakomeye muri Isirayeli, mu bwoko bw'Abayisirayeli. Ngo igihe rero Mose yari atwiswe, yari akiri mu nda, ngo icyo gihe umwami wa Egiputa, ngo abadayimoni babonaga ko Mose azagera kure, ngo atangira kuzana impamvu. Uyu mwami azana amabwiriza yo kugira ngo Abaheburayo baburizemo, kugira ngo Mose atazavuka. Ngo umwami atumiza ababyaza, ngo arababwira ngo igihe umugore w'Umuheburayo azajya abyara umuhungu, ngo mujye mumwica, ngo ariko n'ababyaye umukobwa, ngo mujye mumureka abeho. Ngo hanyuma Uwiteka Imana ajya muri iyi nama, nubwo nta Muheburayo wari uyirimo, nubwo nta mumama w'umunyamuheburayo wari watumiwemo, ariko Imana yari ihababereye. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe muri aka kanya, muri uyu mwanya w'iki gitondo, muri uyu mwanya uri kunkurikirira ijambo. Imana ikubereye mu nama zose Abanyegiputa bari bagukoreye. Imana igiye kuza kugucungira umutekano. Ngo Abanyegiputa bakora inama, ngo ntihagire umuntu n'umwe batumira, ariko Imana irahaba. Imana yumva icyo bari kuvuga cyose, Imana irabumvira. Ngo Abanyegiputa bafata ingamba, ngo baravuga ngo nihavuka umukobwa muzamureke, ngo ariko nihavuka umuhungu, ngo uwo muhungu muzamwice. Imana irabireba, ngo irangije iragenda inyuranya amaboko y'icakura kugira ngo idasoza imirimo y'amaboko yazo. Ngo Imana iha ubwenge Abanyegiputa, Abanyayisirayeli, Abaheburayo. Ngo icya kabiri, ngo iha abagore b'Abaheburayo imbaraga.
ngo aba bagore bagatwita. Kandi mwibutse izi nda bazitwariraga mu buretwa, izi nda bazitwariraga mu kumva amatafari yo kwa Farawo, izi nda bazitwariraga mu buzima bukakaye. Ntabwo nitaye ubuzima urimo, ntabwo nitaye mu buzima utuyemo, ariko ijambo ry'Imana riramanutse riravuga ngo ni uko Uwiteka Imana babera mu nama z'Abanyegiputa. Nari mvuze ngo Imana ikubere mu nama z'Abanyegiputa, nari mvuze ngo Imana ikurwanire kandi ikubere ku rugamba, nari mpanuriye ubuzima bwawe ngo Imana iguhindurire amateka. Yesu nashimwe, haleluya. Bibiliya ivuga iki rero? Iravuga ngo ni uko Uwiteka Imana aragenda no mu bamama b'Abaheburayo arababwira ngo mbahaye ubwenge bwo mutari mufite, ikindi kandi mbahaye imbaraga zo mu kubyara, muzajya mubyarira mu nzira mutaragera kwa muganga. Kuko abagangakazi bo muri Egiputa babahaye amabwiriza yo kubicira abana, ariko Bibiliya iravuga ngo no muri aba babyaza iki gitekerezo ntabwo bari bacyumvise neza. Aba baganga bari bagifite umutima w'impuhwe, aba baganga bari bagifite urukundo, aba baganga bari bafitwemo ubushobozi ndetse no kwiyumvamo ko umugambi w'Imana ugomba gusohora. Imana iguha abaganga baburizamo imigambi y'umwami washakaga kukugirira nabi, imigambi y'umwami washakaga kukugambanira. Ngo aba baganga ngo barangije ntibabyumva neza, ngo ariko nanone ngo mu Baheburayo hakabamo imbaraga zidasanzwe. Ngo mu gihe ibise byabaga bifasha aba bagore b'Abaheburayo ngo babyaraga bataragera kwa muganga, n'abageze kwa muganga ngo aba baganga bakabakingira ikibaba ngo ntibice abana b'abahungu. Imana iguha ibigukingira ikibaba mu izina rya Yesu. Hahandi wari ugiye gusebera ntubukisebye, hahandi wari ugiye kumwarira ntubukimwaye, hahandi wari ugiye kwambarira ubusa Imana ihakwambikire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirera kandi donemone foria n'abaryumva barera. Bibiliya iravuga ngo nuko Mose aravuka, ngo ariko mama bamuhisha amezi 3. Muri aya mezi 3 abandi bari barimo kwicwa, bana b'abahungu bari barimo kwicwa, ngo ariko Mose bamuhisha amezi 3. Ngo nyina bibonye ngo aravuga ngo uyu mwana wanjye ashobora kuzahura n'ibibazo, uyu mwana wanjye ashobora kuzahura n'intambara, uyu mwana wanjye ashobora kuzahura n'ibindi bimugoye. Ngo hanyuma aravuga ngo sinabona bamwicira mu maso yanjye. Ngo aramufata aravuga ngo ngiye kumujugunya, wenda abandi bazaba ari bo bamwitoragurira, ariko ngiye wamwibyariye sinkabona bamwimicira mu biganza. Ngo nuko uyu mubyeyi aragenda mubohera kato, ngo arangije aragenda amujugunya mu rufunzo. Ngo nuko aho yari amujugunye ngo umukobwa wa Farawo arahagera, ngo agiye kubonabona ngo hari abantu bari kureba, ngo agiye kureba asanga harimo umwana, ngo nakato kari mu rufunzo, ngo asanga karimo umwana. Ngo uyu mukobwa wa Farawo ngo arangije afata wa mwana ngo amujyana kwa Farawo. Iki kintu Imana ishimwe umbabarira ucyumve. Wa mwana, umwana wahigwaga, umwana wari uri gushakwa ngo apfe, none agiye gukurira mu biganza by'uwamuhigaga. Umuntu umwe niwe wigeze kuririmba aravuga ngo inuma y'inyabugingo ngo itorera mu itongo ry'uwayihigaga. Imana iguhe gutorera mu itongo ry'ibyari biguhiga, Imana iguhe kuba mu itongo ry'ibyakwasamiraga, Imana iguhe kuba muri babandi baguhigaga ariko ntihagire icyo bagutwara mu izina rya Yesu Kristo. Imana irimo ivugana nanjye, yampaye iri jambo imbwira ko hari abantu Imana igiye kugirira neza ikabavana mu bwiza ibajyana mu bundi. Imana irambwira ngo igiye kubarengera kandi igiye kubarwanirira, igiye kubabera ku rugamba, kuko ari mutabura uko abigenza kandi ikaba ari na rurangiza rwa burundu. Imana yambwiraga ngo hari abantu bari barambiwe kuba mu buzima butari ubwabo. Haleluya. Bibiliya ivuga iki rero? Bibiliya iravuga ngo nuko Mose arakura, ngo Mose akurira kwa Farawo, Mose akura abona igikoma ku gihe, Mose akura abona pampa ku gihe, Mose akura hisiga amavuta ahenze kubera yuko Imana yamwemeye. Imana ikwemere mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo igihe kigeze ngo umukobwa wa Farawo ngo aza kubwira Mose, aramwihererana aramubwira ngo Mose we, naragutoraguye ndakurera ndagukuza. Papa ntabwo yashakaga kubaho, yashatse no kukwica ndakwitambika, kuko ngo Mose akibona akigera kwa Farawo ari uruhinja, ngo Farawo yabonye uyu mwana amenya ko ari umuheburayo, ngo aravuga ngo ngiye kumwica. Umukobwa aramubwira ngo ni umwana nitoraguriye, wibeshe umukoreho nanjye ndagendana nawe.
ibyari biri kumucira icyobo, Imana imucira akanzu binyuriye ku mukobwa wa Farawo. Bibiliya ivuga iki rero? Ngo Mose amaze gukurira mu rugo rwa Farawo, Bibiliya iravuga ngo nuko umukobwa amubwiza ukuri, aramubwira ngo yewe Mose we, nubwo twagendanye, nubwo twagutoraguye nkakuzana hano mu rugo, ariko ntabwo uri uwacu. Reka nkubwire, iri tangazo Mose yakiriye, yaryakiriye ari umugaba mukuru w'ingabo z'Abanyegiputa. Reka nkubwire, nta muntu upfa kubona ikosi rikomeye ryo kuba generali atarakoze ibitendo bitandukanye. Nubwo Mose yakoze ibitendo bitandukanye, nubwo Mose yize amasomo atandukanye ya gisirikare, ariko ibyo yakoze byose yabikoreraga mu gihugu kitari iwabo, yabikoreraga abantu batari bene wabo. Imvune za Mose zo muri Egiputa, niyo mpamvu ntabwo ushaka gusanga amateka muri Egiputa ngo Mose yakoze ibi, kubera yuko yabikoreraga ahantu hatari iwabo, kandi akabikora atari no kubikorera bene wabo. Ariko Imana yo mu ijuru ishimwe yuko hari ahantu dukorera ibikorwa bikibukwa. Uti gute? Mose akimara kumenya yuko ahari atari iwabo, yashakishije uburyo bwose bushoboka bwo kugira ngo agere muri bene wabo. Ngo Mose aragenda ajya muri Isirayeli, ajya mu Baheburayo. Uzi akimara kugera muri bene wabo icyabaye, Imana nibwo yamubwiye umuhamagaro. Iramubwira ngo nta kindi wavukiye, nuko ugomba kuvana bene wanyu muri ubu buretwa bakajya mu gihugu cyabo nabasezeranije ariyo Kanani. Mose ngo atangira kugendera mu muhamagaro Imana yari yahamagaye. Imana yamuhamagariye kugira ngo abohore bene wabo, narangiza abavane mu gihugu cy'uburetwa abajyane mu gihugu cy'i Kanani. Iyo uri mu gihugu cya Egiputa, ntabwo umuhamagaro wawe ugaragara, nta nubwo ibyawe biba bisobanutse. Ariko iyo uvuyemo ukajya mu gihugu cy'iwanyu ugahura na bene wanyu, nibwo inzozi zawe zijya mu buryo, nibwo umuhamagaro wawe umenyekana, nibwo umenya ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye, nibwo utangira kuvuga ngo ibi nzabigeraho cyangwa se nzabigeraho. Imana ikuvanaho wari utinze, Imana ikuvane mu muhamagaro utari ukwiriye kubamo, ujye mu byawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Mose arabonesayini aritaba, aragenda ajya muri bene wabo. Ngo ageze muri bene wabo, ngo ahageze Bibiliya iravuga ngo ajya kuba ku mugabo witwa Betuweli. Ngo ariko ajya kuba kwa Betuweli atari uko avuye muri Egiputa neza, ngo yari amaze kwica abasirikare bo muri Egiputa, amaze kwica umusirikare wabo. Ngo kubera ko yari abonye ko uwo musirikare ngo yari amaze gukubita mwene wabo w'umuheburayo amubabaje cyane, ngo Mose biramubabaza. Ngo arangije aravuga ngo nanjye ngiye kwiyishurira. Ngo aragendera amukubita aramwica. Muri uko kumwica nibyo byatumye ahunga ajya kuba kwa Betuweli ari we sebukwe. Ngo aragirayo intama. Biravuga ngo nuko Mose agiye kubona aho twasomye, ngo abona igihuru kiri gukomoka ariko ntabwo kiri gushya. Ngo Mose aravuga ngo ibi ni ibikiza. Ngo aravuga ngo reka ndebe ishyano riri gutuma igihuru gikongoka ariko ntigishye. Ngo Mose atambikishwa no kureba ukuntu igihuru kiri gukongoka ariko ntihagire akantu na kamwe gashya, ngo igihuru cy'amaho. Ngo muri uko gutambika niyo Umwami Imana yamuhamagariye, aramubwira ngo yewe Mose we, umva nkubwire, kwe turi inkweto uhagaze nahera. Ikindi cya kabiri, ndagushaka kugira ngo ujye kumbohoreza ubwoko bwanjye buri mu buretwa. Ngo Mose arabwira Uwiteka ngo ndiki. Imana iramubwira ngo nzabana nawe. Reka nkubwire, Imana isobanura umuhamagaro wawe, Imana ikurinde gutinda aho udakenewe, ahubwo Imana ikwereka aho ukwiye kuba nyakuri, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Uwiteka Imana kuvane mu gihugu cya Egiputa akujyane mu gihugu cy'i Kanani aricyo cya bene wanyu, kugira ngo uhure n'umugambi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana, ubwira Imana ngo ndakwinginze, ndashaka kugira ngo mpungire mu gihugu cyacu, njye muri bene wacu, kuko ariho umuhamagaro wanjye uzagerwaho, n'ibyo mfite byose bikagerwaho. Tugiye gusenga. Mwami Imana yacu, Mana nyir'icyubahiro, ndagushimiye kuri wari udukurikiye muri uyu mwanya mbere y'uko kubika. Reka buri muntu wese umuhamagaro we uwusobanure, umwereka aho akwiriye kuba, kugira ngo inzira ze ziyoboke neza, kandi umuhamagaro usobanuke, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'uyu mumama, urakoze kubw'uyu mupapa, urakoze kubw'uyu musaza, urakoze kubw'uyu mukecuru, urakoze kubw'iyi nkumi ndetse n'umusore, ndetse n'aba bana batoya bari badukurikiye. Buri wese ugiye gusobanura ibyo bitari bisobanutse, maze Data wa twese imihamagaro yacu ikore neza, kuko tuba tuvuye muri Egiputa tugeze muri Kanani yacu. Ngakomeze tugire neza kandi turwanirire, niko tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen.
Imana y'amahoro ibaha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Kandi mwebwe mwari mudukurikiye mukomeze kubisangiza n'abandi. Shalom shalom.